ngo kuko mwirirwa mwese inyuma ariko ngo indani hano uhabose muhameze kujya ngo kwimva ziza kwisize irange ry'isi inyuma n'imitako myiza ariko indani ngo yuzuyemo amagufa n'ibintu ngo ari byose. Abakristo benshi bagaragaza kwese inyuma ariko indani yabo uhabose. Wanajua kuimba, wanajua kuhubiri, wanajua kuomba, lakini matendo yao ni mabaya. Barabikora vyose bakavana. Yesu arababwira ko ukiranuka kwa nyine kutaruta abafarisayo n'ubwo abahatizi timuzishira mu bwami bw'Imana. Birasaba gukiranuka, ukiranuke nk'isabandi bakiraniwemo. Semeni haleluya. Abantu bose baririmbano ariko bafite amapepo bari kurara mu mva ariko bakazana bagatega amaboko abandi bagasirima. Kama ni kuimba na shetani anaimba, wanakuimba sio njia ya uzima na kwambia usijivune. Kama ni kuruka na shetani anaruka sana, wanakuruka sio njia ya uzima na kwambia Bwana Yesu ndiye njia ya uzima pekee, wala hapana wokovu wa mwingine. Matendo sura ya 4. Tukiranuka turi muri korali, tukiranuka turi mu rugo, tukiranuka turi mu kazi. Semeni haleluya. Birasaba gukiranuka buri munsi, buri munsi. Twitoze gukiranuka. Abandi bagwa wowe ugasimbuka, abandi bagenda bagasubira inyuma wowe ugakomeza imbere. Semeni haleluya. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Haleluya. Kumwambia Wakristo waleo wanaelewa wengine jamani, waruke kusingiziana na kutekana. Birasaba kugira ngo tukiranuke. Ijambo rya mbere Imana idushaka gukora biva gukiranuka. Tugendane gukiranuka, tuvuge izo gukiranuka. Ubuzima Imana idukenemo buri munsi, buri saa gukiranuka. Amen. Amen. Ariko uzozana mu kanisa udakiranuka Imana, wewe ino wabicira witeka nurageza gukora ibintu by'Imana. Mw'abakristo ubwo ubusambanyi bwawe mu kuzana mu kanisa ukagira ngo usabone Imana, ubwo burozi uri mu kandi utekereza uburozi bwa bene Imana ni uburozi bwa fake bwo kuroga sente, bwo kuroga amateraniro ngo amere nabi, ngo ibintu bigende neza. Mwumve bene uburozi fake. Imana ikeneye abantu basima bakora imirimo y'Imana, bakiranuka kuri no mwuka, batiza umuntu w'umugabo yogenda ishaka umuntu w'umugabo w'ifu. Kristo wanasamanyaka wale mwenendo wao. Kajabu agacupa gadashobora kurinda abana bakora amasaba. Icupa ritazana gufasha kuja gukora process yawe ugende kuje muri Amerika. Ukaroga abandi barangiza ukamuguma hano gusa bakaza bagenda wawe. Ifese nizamo gukora ibizafete. Fabri. Fake. Anakuja kama Kuria Araje mutware tobero Oya ibitize
icyaka reke gutinda bamwe bahita gutya sindagira ikibazo wambaye iminota ngo bike wambaye myinshi sindagira ikibazo sinoyirenza sinoyica kubera ko naje sinigomba kwica gahunda. Amen. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Haleluya. Amen. Icyaka kubabarira. Ahandi abantu benshi baguye. Muswara abantu bavuye ruguru barakoroganye bamwe n'abakazana nabo abandi barakoroganye bagira kuko abandi barakoroganye umusume twigeze kubana n'ishuti yanje isha gushaka ikundana n'umukobwa bamaze kundana n'umukobwa isara mubwira ngo tushobora gushakana n'uyu mujyana ngo tuso dushaka ngo tubaze bashaka ibyo bapfuye basogokuruza Bibiliya iwe aracyabifite kandi igitangaza uwo ni pasiteri ntiyigeze ababaye icaca muri za mirongo aracyabifite kugira ngo babarire nawe no kubabarira abantu. Buriya buri muntu wese afite intege nkeya, aho ufite intege nkeya kuri kuwundi n'imbaraga birasaba kugira ngo wabone nawe ufite intege nkeya kuri wewe n'imbaraga no kumbaraga siwe nawe kuri wewe n'intege nke bisaba kugira ngo twihanganire kubera ko twese buri wese afite intege nkeya. Yaba ari bishop afite intege nke, yaba ari pastor afite intege nke, yaba ari evangelist, yaba ari umukorari, yaba ari kinamama afite intege nke, ariko hari ahandi afite imbaraga. Birasaba rero kuza mwihanganira kugira ngo mubabarire. Usagezare no kubwira umutima utababarira ariko ugenda uhamagare abarabazi bawe mubabarire timukivugana timukigenderana icaya mukoreye cyane twe mubigarire Amen. Birasaba rero bavandimwe tubabarire kuko kubabarira no kubohoka. Iyo utababarira tubohoka. Usarebe iyo wakoroganye n'umuntu usumubona aho umubonye hose ukumva umerewe nabi, ariko iyo mubabarira uzumva hose umutima. Mubabarira kugira ngo ubohoke. Nimutabarira timuzabohoka. Amen. Bibiliya ivuga ngo kuko Imana yadukunze iratubabarira. Semeni haleluya. Niko natwe tugomba kubabarira abandi. Birasaba kugira ngo babarire abandi kuko nawe wababariwe n'Imana. Nta kiguzi twigeze gutanga. Imbabazi zuza n'amafaranga, imbabazi ziraheze, imbabazi ni kuko utababarira kandi warababariwe.
saje nayo tazahuza ubundi tiyo kandi uvuze ngo shitani mu isoka yawe niba ntizibu isoka igaragaza shitani nuko ngo ufite shitani iwe nta shitani afite ahubwo niba ufite shitani kubera ko shitani yawe hari abantu benshi bafite shitani mu isoka yaje ngo niba ntabwo tuzohura tuzohura afite yesu ufite shitani kuko shitani ni isoka inzoka ni shitani. Inzoka ni shitani. Birasaba kugira ngo tubabarirane niba ufite uwo wanga Bibiliya ivuga ngo tuba ukunda Imana utarabo wanga mugenzi wawe niba hari umuntu wanga turagakunda Imana noneho kandi n'abasohoka shitani rero cyangwa amahera kuri yose tumuzaho shitani ariko abazungu bamwe bafashe ikintu kibi cyose bakigira iciyabona ni kwa shitani. Yesu abamubwira umusungu uzarebe niba umuntu yarose akamata yabona umusungu azava ngo nabonye Yesu siko muzamuvuga mwarose ariko mwahura n'umuntu w'igikara ukabona na shitani kandi Yesu arasana buri wese ubusa kose asa na Yesu. Akaza shaka icyagaciro kimwe mu kibari shitani kaza umugore mwiza akubwira ko gukunda wanajigeuza kuwa malaika wa Mungu wanajifanya kuwa malaika ariko munisha na kwa bari ndamwa Nashira ina avugai wanajigeuza kuwa malaika umuntu wese uzaza gutwara iby'agaciro Yesu yabitse muri wowe wazaba ari mushitani. Yesu yabwiye shitani yabwiye Petero aramubwira ngo mfite Satani. Petero ntabwo ari abashitani nuko Petero ari hejuru n'igitekerezo cya shitani warangiza Yesu cya shitani wari wishyuye muri Petero. Hari abantu tugomba gucanga shitani yishyuye muri bo kandi urabazi wowe ni muzaba abakugenda ugomba gucanga shitani. Kamina abakozi b'Imana bashimye ngo yamuhaye ngo kuririmba ngo kubera kuririmba cyane ngo waraho barabatera agomba kugeramo mbona yatagomba kugeramo unajiroba wowe mwenyewe ngo wabaye umuhanuzi wara amatelefoni ugomba kwitaba wari nawe utagomba kwitaba kurigirira nabi wenyine Imana yaguhaye iriya robine baduhaye mu mazi batuzaniye mazi agaciro kayo nariya mazi nta mazi nta gaciro wewe agaciro kawe ufite nari n'Imana yashyize muri wowe nta Imana yashyizemo nta gaciro. Niyo mpamvu gishushe wanadamu ndio watakushusha chini ukiinuliwa na Mungu ni lazima utakuwa juu. Mbona usambugwa n'abantu usamanuka ariko mbona usambugwa n'Imana Imana nubwo abantu bakuvuga nabi nubwo abantu bakwanga abasore bakagutuka bakakuvuga nabi ibintu ibyo ari byo zose ariko Imana yagushize hejuru ntashobora kukumana ariko bazabura n'umuntu babane bazabogera kandi bakaguhana kandi iyo bakoresheje iriya neza hajya hanyuma mukavuga bazakurekura utasohoka mu mazi utakama bavuga ngo n'ubundi twakaza tubona atarafashe mwana wanje nubone singuko meyamashi usibuke zabihe wabana n'umukuzi mwana wanje nubone ubuzima bugenda neza hindura isengesho ugerekeze mu mihana y'abandagaye umutima
naje ngo bakwicara kuri rero Imana aravuga ati rero kuko ushaka kwisuzuguza reka kumanura hasi iramuhana abantu bose bashaka icyubahiro ni abasi Satani icyubahiro ni icya Yesu gusa
izima tugiye kuzima nawe uzima niba utekereza ko hari umuntu woba hari ahantu kugira ngo ubuzima bw'Imana mu mana bibiri ziba mu bushobozi bwo gusima Kristo mu mbaraga usenge mu mana akeneye kugira ngo abone ikintu icyaba niba hari umuntu ugize iminsi utababare ubutumwa bw'Imana mu mana wabasha umutima wacu wowe ureke gukomera n'abandi imbaraga amen ufite gushyira hejuru y'amamama none w'amamama Imana iragusaba turanga hajya kuba